Reka mbasuhuze kandi bifurize ibihe byiza mwe mubasha gukurikira YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Ni iby'agaciro kuba warakanze subscribe kuri iyi channel kuko aha niho hantu hambere uzajya ubasha kubona amakuru ku gihe kandi kuri mining zigiye zitandukanye. Yes, ngiye wasuhuza rero ni Samsoni tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Ikindi noneho cy'akarusho niba utari muri groupe WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE, reba muri description y'iyi video. Kuba tazaho description iri kanda mowa, reba ahantu munsi hari akajambo ngo mowa ugakandeho uhita ubona ibyo tuba twanditsemo, urahita ubona link ya WhatsApp neza cyane ubundi ujoyininge iyo groupe WhatsApp. Hari amakuru tutirirwa tunyuza kuri ALL-MINIG-UPDATE channel, yaba ari nka post, amafoto, announcement, utuntu nyine nk'utwo ngutwo tudasaba gukora ibintu. Ariko hano kuri YouTube channel tuba tugira ngo tunyuzeho ya makuru yuko ibintu bikorwa hataza kugira umuntu uvuga ngo yibeshye. Yes, iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye rero, ndi muri mining zigiye zitandukanye. Zose ni mining, ziracyamayiningwa usibye wenda iyi biravu ndetse na CBDC, ariko izindi zose ziramayiningwa. Izi zose urebamo hano zirakorerwa mining nta kibazo. Yes, rero icyo nje kuvuga kuri mining ya ALFA NETWORK. Yes, iyi ALFA NETWORK rero mwese mu mazi iminsi muyifite, kuba utayifite nawe wanyandikira nka wiguha. Yes, ubaye uyishaka, mining irakomeje nta kibazo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, KYC iri gukorwa. Niba utarakora KYC naberetse uburyo kikorwa, ukanda kuri tuno dukane dutatu kuri profile, ukajya kuri profile hano hasi murahabona. Iyo hageze ukanda hano barakwereka ko ukeneye ku verifyinga, wowe bakwereka ko uri verified, barakwereka ko bagusaba ku verifyinga hano. Rero kubera ko ngiyewe namaze gukora verification, murareba hariho ngo you are verified, ubu account yanjye ira verifyinze. Rero nawe niba utarakora verification, icyo usabwa ni uguhita ubikora. Ikindi rero cya gatatu, habayeho guhuza ALFA NETWORK account yawe muri metamask, cyangwa se kwadinga iyi contract address ya ALFA NETWORK muri metamask kuri mainnet ya Polygon network. Yes, ibyo byose twarabiberetse hano kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Niba ushaka kubireba, reba muri video zabanje, urahita ubona uburyo kiwadinga iyi contract address muri metamask yawe cyangwa se trust wallet. Ubwo mbagira ngo update zose nzicemo neza, hatagira umuntu uvuga ngo bimwe byabaye ryari kandi twarabiberetse. Yes, igikurikiyeho rero, ku muntu wakoze KYC ikemerwa, ukaba waramaze kwadingira contract address muri metamask cyangwa se trust wallet, hariho gukora withdraw. Umubyumve neza, no kuvuga ngo coin zawe wamayininze, izi zose wamayininze, izo zabaye verified, wemerewe guhita uzimura ukazijyana muri ya konti yawe muri metamask. Utibikorwa bite rero? Kurikira iyi video urebe uburyo ki tubikuza izi ALFA zacu zikajya muri metamask direct. Yes, ukurikire neza rero. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere icyo ugomba gukora, ukanda kuri tuno dukane dutatu kugira ngo tugendane neza. Icyo ukora, uza hano kuri wallet, ndakeka muri kuyibona iyi wallet. Iyo ukanze kuri wallet bakwereka account yawe yose, total balance. Murareba wallet mfite uko ingana ngiyo. Bakambwira ngo unverified balance, izi ngizi ni balance zitaraba verified. Bari kukubwira ngo this is ALFA token have mined and rewarded. If it will be transferable to verified balance when you complete your KYC. Ni ukuvuga ngo izi zose zigenda zizaho ari uko ba bantu ninjije cyangwa se ba bandi namaze kugira gute, nanjye zanjye namayininze, twese twaramaze gukora KYC. Nitumara gukora KYC, izi zose ziri unverified zizimuka zibe verified. Hano hasi kuri verified murareba ko abantu bose nagerageje kwinjiza, murabona ko baranyereka yuko bamaze kuzibona. This is verification amount of ALFA coins after successful verification. Izi zose no kuvuga ngo zamaze kuba verified kubera ko umurefo wese ninjije yamaze gukora verification, kandi nanjye zo namayininze kuko nakoze KYC bazimaye, ziri kuri verified. Noneho hano hasi bakakubwira bati hariho ready to withdraw, zazindi ziba ziri ready guhita ubikuza ku kanya. Murareba ko none hangewe nemerewe kubikuza 100. This amount you can withdraw to your wallet. Zigomba guhita nzimura nkazijyana muri metamask yanjye se cyangwa trust wallet ku muntu wamaze kuyanira contract. Ntago ari gupfa kugenda ngo uhita ufata wallet address ubonye hari muri metamask cyangwa muri trust wallet ngo uzuyite uyishyiramo.
ukurikire neza video kugira ngo ubone ukuntu ibintu bikorwa. Yes, twagiye rero. Ubwo tugiye kubikuza. Murareba ko ready to withdraw nemerewe kubikuza 100. Ubwo 100 kugira ngo nzibikuze, ikintu cya mbere ndabanza njye muri metamask yanjye. Ubwo tugiye kubikuza ziriya alpha zanjye 100 zamaze kuba verified, bakaba baranyemereye kuzibikuza. Ubwo tugiye gufata address muri metamask ya alpha, tuyizane tujye kubikuza alpha zacu, tuzijyane muri metamask. Yes, dutegereze metamask ifunguke. Mbibutsa ko ubwo habikuza umuntu wakoze ibisabwa byose, wakoze verification ziri kuri variable balance. Icyo usabwa wamaze kwadingira contract address yawe muri metamask cyangwa se muri trust wallet. Niba utarabikora nabwo bikore, ntago ari ibintu bigoye. Twaberetse video y'ukuntu bikorwa 5 kwa 5. Icyo usabwa rero kurikira video urebe neza niba ugomba gukora withdraw, niba byose warabikoze neza. Yes, metamask yanjye yamaze gufunguka, murayibona dore ngiyi. Hano murabona ko alpha namaze kuyadingaho, ariko iri kuri Polygon main network. Dore ngaho biri Polygon main net. Niba utarabishyize kuri Polygon main net bikaba hariho Ethereum cyangwa iki, ubwo warabyishe nyabuneka. Dore yakaba iri hano kuri Polygon main network. Icyo ndakora rero, murabona ko namaze kuyadingaho alpha network yanjye yamaze kuyadingaho. Icyo nkora ubwo ndayikandaho, ngiye gufata address. Ubwo tugiye kwishakira address kugira ngo tugiye kubikuza alpha zacu. Ubwo turakanda kuri receive. Akeka muri kuyibona address yacu ngiyi bayiduhaye, tuyikorere copy. Ubu twamaze gukora copy ya address kugira ngo tujye kubikuza address alpha zacu. Nsubiye muri application ya alpha. Icyo usabwa rero hano urareba ko baranyereka ko nemerewe kubikuza 100. Nakomeje kubibabwira nemerewe kubikuza 100, murabibona. Ubwo icyo ngiye gukora withdraw. Nababwiye yuko iyi withdraw iba hari uko wamaze gukora verification yayo ya KYC ikemerwa. Igihe utarakora KYC ngo yemerwe, sinzi byurimo. Kandi KYC yaratanzwe, twakomeje kubibabwira, twaberetse n'uburyo kikorwa. Kora KYC ubundi nawe wemerewe gutangira kujya ukora withdraw. Twagiye rero tugiye kubikuza. Icyo dukora, turaza hano kuri withdraw, ngiyi murayibona withdraw, tuyikandeho. Mbere na mbere baradusaba gushyiramo wallet address. Iyi wallet address ntago ari iri muri app ya alpha. Hari abantu mukora ibintu nabi. Iyi wallet address bari kudusaba ni yayindi dukuye muri metamask. Nje mubonye ko mvuye kuyendayo. Wowe niba warashyize alpha yawe muri trust wallet ni hujya kuyizana. Ikiri ngombwa nuko wowe uzana wallet address yawe ukayiterekamo. Twagiye nyishizemo, murareba ko namaze kwishyiramo. Barahita banyereka variable balance zanjye. Nashatse ubwo nabikuza 10 cyangwa nkazibikuza zose. Reka nzibikuze zose kugira ngo to making sure ko tubikuje. Bari kukubwira ngo fee ni 1%. Kadukandeho turebe withdraw, dutegereze. Please wait. Babanje kwamamaza nyine, murabiza application nyinshi ziramamaza. Reka tutegereze nyine nozivemo. Yes, murabona ko tayari ubu tuvugana namaze gukora request yo gusaba kubikuza alpha network zanjye 100. Baranyereka ngo your withdraw request have been sent successful. Namaze kubikora neza, success. You will receive withdraw amount in your wallet within 24 hours to 48. Nuvuga ngo hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2. Ubwo mubyumve neza, hataza kugira umuntu uvuga ngo ko nzibikuye ako kanya ngo simbite nzibona zageze muri wallet. Bavuze ko ari uguhera kuri uwo mwanya ubikuje kugeza iminsi 2 ishize. Ntago iminsi 2 igirenga. Zishobora guhita ziza ako kanya, zishobora guhita ziza nyuma y'isaha, zishobora guhita ziza nyuma y'umunsi umwe wose, zishobora guhita ziza iminsi 2 ishize. Tegereza. Wowe icyo usabwa nuko wamaze gukora request nyine, wakoze withdraw neza, ikaba success nkuko muri kubibona hano ko byamaze kurangira. Icyo ubwo nkora ndakanda okay. Icyo gihe request yanjye ndabamaze kuyikora. Murareba ko wamaze no kuzikuraho. Ni ikikubwira yuko nyine withdraw iba iri serious. Bamaze kunyereka ko zamaze kuba zagiye, zamaze kugenda. Ubu ziri mu kirere, inyoni nyegejeje nukuza kubona zageze muri wallet yanjye ya metamask. Iyo ukanze hara kuri history
bakwereka nyine ibyo wagiye ukora. Murareba ko namaze gusaba gukora withdraw alpha, murareba ko tariki enye saa moya n'iminota 10 n'amasegonda, dore tayari baranyerekana wallet address nakoresheje mbikuza alpha zanjye 100. Niba ari zo wohereje wallet address barayikwereka, history na ahantu hamwe itaba. Yes, icyo ushaka rero ikikwereka ko wamaze gukora withdraw hano muri history, bahita bakwereka ibyo wakoze, ibikorwa wamaze gukora byose bizamo hano muri history. Ubwo rero icyo nsabwa nge nukuza gutegereza, mwaza kureba kuko ziri buze kuza hano muri metamask yanjye. Bishobora guhita ziza ko kanya, ariko niyo zitahita ziza ngomba kwihangana ngategereza, kuko bavuze ko zigomba kugeraho hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2. Mujye mubyumva, hagati y'amasaha 28 n'amasaha 48. Ubwo ni hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2 zigomba kuba zingezeho. Icyo nzi nuko iyo minsi 2 yo nigirenga ngomba gutegereza mpaka zije zikangeraho. Murareba ko nanjye ntago ziraza ku kanya, icyo nsabwa no gutegereza. Ubwo rero nawe nizere ko ubonye icyo withdraw ikorwa, utangira ubikuze coin zawe uko bagenda baziguhereza, wajya uzibikura zikaza zikibera muri wallet yawe kugira ngo zibe ziri muri application. Iyi mining mbibutsa ko ishobora kuba rwose igaragaza ibikorwa byiza. Murabona ko na gaze fee basaba, gaze fee ni coin zabo n'ubundi bakatamo. Nicyo cyiza cyayo, nabyo kuvuga ngo irasaba amagaze fee ibiki n'ibiki. Ubwo rero mwese nizere ko mubonye uburyo withdraw ikorwa. Ndabashimiye cyane mwe twabanye muri iyi video, mukoresha kuri bagenzi banyu muzi bakora mining ya alpha. Ibindi byose turi kumwe kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Ibihe byiza kuri mwe mwese.